Alright, nanone ndabasuhuje cyane ndetse mbahaye ikaze kuri Novak Show TV. Nishimiye kubana namwe muri uyu munsi ndetse no mu kiganiro cyacu cya none. Mbahaye ikaze cyane muraba agaciro cyane buri munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imyumvire itanu cyangwa se ibintu bitanu cyangwa se imitekerereze itanu ukwiye kwikuramo. Imitekerereze y'umuntu cyangwa se imigenzereze y'umuntu, imyumvire y'umuntu itanu ukwiye kwikuramo niba ushaka koko gutera imbere. Ni ubushakashatsi bwakozwe n'abantu batandukanye b'abahanga ndetse bagaragaza ko ari kimwe mu bintu bikomeje cyangwa se bibuza abantu gutera imbere muri rusange. Niba ushaka gutera imbere rero, menya ko ukwiye kwirinda ibintu bitanu. Burya ubuzima tubamo tumaze gukura cyangwa se ubuzima tubamo buri munsi, burya bushingiye ku bikomere twanyuzemo, aho twarerewe, aho twakuriye, aho umuntu yavukiye, abamureze n'ibindi byinshi cyane, cyangwa se abo bagendana, abo bagendanye, ubuzima yanyuzemo butandukanye. Ibyo byose nibyo bitera kuba umuntu yitwara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu nakoze icyegeranyo nkabereka cyangwa se nkabakorera imyumvire itanu cyangwa se ibintu bitanu, imitekerereze itanu ukwiye kwikuramo niba ushaka gutera imbere cyangwa se ushaka guhindura ubuzima. Bizaba ikibazo cyane ndetse gikomeye igihe cyose wumva ko ushaka guhindura ubuzima ariko ntuhindure uburyo ki ukuramo ibintu. Ikintu kigora cya mbere ni uguhindura imyumvire. Kugira ngo ubashe guhindura ubuzima, ikintu gikenewe cya mbere ni ukubanza guhindura imyumvire. Iyo utarabasha guhindura imyumvire, icyo gihe n'ubuzima kubuhindura biragora. Ngira ngo muzi agatekerezo k'umugabo watembereye muri parike cyangwa se muri zoo, hamwe hororerwa inyamaswa, hanyuma asanga inzovu nini cyane y'imirindi, nini cyane rwose yakuze, ariko urebye asanga iri ahantu hamwe iziritswe n'akagozi gato cyane k'amabwa, gato kanashaje kumagaye. Umugabo yibaza impamvu iyo nzovu itari kumuvinga ngo igace igende. Biramucanga, nuko abaza umurinzi wo muri parike, aramubaza ati ariko se kuki iyi nzovu itarimo kugenda kandi izitswe n'akagozi k'amabwa? Biri guterwa n'iki? Mu by'ukuri ni akagozi ka feke ku buryo nubwo yari gutera umurindi umwe kari kutakaguduka. Hanyuma uwo murinzi aramubwira ati rero impamvu nta yindi ni uko izi nzovu iyo zikiri ntoya tuzizirika ku tuziriko nk'utwo ngutwo. Iyo iziritse kuri ako kaziriko nta nubwo ishobora no kuva aho ngaho ngo igende. Ni ukuvuga ngo iyo nzovu nubwo yari yarakuze cyane, mu by'ukuri yashoboraga no kwikaragara imigati igaca, ariko mu by'ukuri yari yarakuze izi neza ko iziritse. Ni ukuvuga ngo kuva mu bwana bwayo yari izi neza ko iziritse ntabwo igomba kujya. Noneho naho ikuriye ntiyamenya ko ifite imbaraga zo guca ka kagozi. Yumva ko nyine mu mutwe wayo ifite imyumvire y'uko iziritse kandi iziritswe n'ibintu bikomeye. Rero mu by'ukuri ubuzima dutozwa umuntu akiri mutoya nibwo bumukurikirana byanze bikunze. Uzasanga cyane cyane abantu barezwe n'abantu b'abanyedini cyane babatoza imyitwarire y'idini. Baravuga ngo umwana watoje iby'idini akiri muto cyane arinda asaza cyangwa se azarinda apfa akiri muri bya bintu by'idini byanze bikunze. Akenshi umwana wareze mu buryo runaka akiri mutoya, ukamushyiramo imigenzereze y'idini akiri mutoya, ukamushyiramo imyumvire y'idini akiri mutoya, bizagorana cyane ko azabivamo maze gukura. Bigendanye no kuby'iyi nzovu n'ubundi, nubwo iyo nzovu mu by'ukuri yari amaze gukura, ifite imbaraga, ifite ibigango, ifite imirindi, ariko mu by'ukuri mu mutwe wawe yumvishaga ko ikiziritse.
hano ko yariziritse, ariko mu by'ukuri akaziriko kayiziritse ari akaziriko k'amabwa ku buryo yishikanuje gatoya yahita igaca. Rero imyumvire iduhindura abacakara, imyumvire iguhindura umucakara w'ikintu runaka. Kumva ikintu mu buryo runaka bikugira umucakara wacyo. Rero ikindi abahanga bagaragaza ko burya umuswa ni wa wundi ufata rimwe agateranyaho rimwe akitiga ko ribuze kuza kubona gatatu kandi bidashoboka. Ndavuga ngo wa muntu ukora ibintu mu buryo bumwe umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, hanyuma akitega ibintu birenze. Ashaka kubona gatatu ariko ari gufata rimwe agateranyaho rimwe. Ndavuga ngo arashaka kugera ku bintu runaka ariko mu by'ukuri ya myumvire runaka ntabwo ashaka kuyirekura. Kandi ibyo ngibyo niho harimo ikibazo gikomeye cyane. Ndavuga ngo nk'uko nabivuze hejuru, ikintu kigora kugira ngo umuntu ahindure ubuzima cya mbere ni uguhindura imyumvire. Umaze guhindura imyumvire, uko utekereza ibintu, uko ubonamo ibintu, n'ubuzima byanze bikunze burahinduka. Imyumvire ni ikintu gikomeye cyane dukwiye kwiga ndetse dukwiye guhiga guhindura. Kumva ko ukuntu wabagaho mu myaka 10, ni ukuvuga ngo uburyo wabayeho mu myaka 10 ari nako ukibaho uyu munsi wa none, hanyuma ukitega ko mu mwaka utaha bizagenda gutya. Uburyo wabagaho ejo ari nabwo ukibaho uyu munsi, ukitega ko hari impinduka zifatika ushaka kugeraho. Icyo aba ari ikintu gikomeye cyane ndetse cyo guhinduka. Rero imyumvire ya mbere ukwiye guhindura ni imyumvire yo gutunara, cyangwa se imyumvire yo kuvunika cyane bikabije. Abantu benshi twavukiye mu miryango iciriritse, reka mbivuge gutyo, cyangwa se twarezwe n'abantu bakuru, aho kera ubuzima bwabaga bugoye cyane, aho kera imibereho yabaga igoye cyane, koko nyine ugasanga ubuzima ni ubuzima bugoye, ni ubuzima bwo gutunara. Nibyo abenshi ugasanga batunzwe no guhinga, no guhingisha isuka. Kujya gutashya nyine kujya gutashya ibyo ubwabyo ni akazi katoroshye. Guteka ni ibintu bikomeye cyane. Kujya gufatisha imbabura, kujya gufatisha mu ziko, njya kuvuga imbabura kandi imbabura nayo iri mu bintu byoroheje akazi. Kujya gusenya, kwasa, mbese ugasanga nta kintu na kimwe cyoroshye muri rusange. Ugasanga ibintu byose biragoye, ibintu byose bigusaba gutunara. Ndavuga ngo iyo myumvire y'uko nyine twatojwe ko mu buzima ibintu byose kugira ngo umuntu agire aho ava n'aho agera bizasaba gukorana imbaraga nyinshi cyane, bizasaba gutunara, bizasaba gukora iyo bwabaga, bizasaba kudatuza, mbese umuntu akabaho atunara kugeza apfuye. Iyo myumvire yo kumva ko umuntu azatunara mpaka kugeza apfuye ni imyumvire umuntu akwiye nanone kudashyira imbere cyane. Ntabwo buri gihe ariko bigenda, kuko uyu munsi wa none hari iterambere. Uyu munsi wa none ushatse gucana ukanda ahantu ukabura cyane amatara. Uyu munsi ukeneye guteka no gukanda ahantu ugateka. Iyo ukeneye guhinga hari imashini zihinga. Mbese ubuzima bwaroroshye. Niyo mpamvu ntabwo ukeneye kugendera ku byabanje cyangwa se ku byahashize. Iyo myumvire igutwara no kugeza uyu munsi wa none. Ubu dufite internet. Iyo internet ni ikintu cy'ingenzi cyane twabyaza umusaruro, kikagufasha kubaho neza mu by'ukuri bitandukanye n'uko kera twabagaho. Koko nk'uko bigaragara, wa mugani bibaye ariko bimeze, umuntu utunara ari gutera imbere cyangwa se ari we ubaho neza, ba bantu birirwa mu birombe bari gucukura amabuye y'agaciro
bagakwiye kubona abantu b'abaherwe, kuko abantu bavunika cyane. Ariko ibitandukanye n'ibyo, uzasanga umuntu ukorera amafaranga menshi cyane ni wa muntu uba uri nko muri Amerika utazi n'aho ikirombe kiba, wumva ngo afite ikirombe aha n'aha n'aha kimuha amafaranga. Ndavuga ngo umuntu utazi neva niyo bijya, uri kuryoha ahantu runaka, ugasanga niwe muntu uri kwinjiza amafaranga menshi cyane, nyamara wa wundi uri gutunara uri munsi y'isi, uri gucukura, mu by'ukuri we nyine nta kintu gifatika ari kubona. Rero ibyo byose biterwa n'ubuzima bugoye, cyangwa se ubuzima bugoye twabutojwe n'abo dukomokaho. Ariko mu by'ukuri dukwiye kumenya ko gutunara iteka ryose ntabwo gutera imbere binyura mu gutunara, cyangwa se kubaho neza binyura mu gutunara, cyangwa se kuvunika cyane bikabije. Nibyo iga kumva imyumvire myiza ikwiye kukuranga kuba muri sosiyete utozwa n'ababyeyi, nibyo, ariko kandi wige kugendana n'ibihe, wige kugendana n'igihe kigezweho. Ukwiye kugendana n'igihe, ukagendana n'ibigezweho, nibyo, ibyo bizagufasha kubaho neza kandi kuko ubeho utavunika, nk'uko maze kubivuga hejuru. Ntabwo ubuzima bukigoye nk'uko twabibwiwe cyangwa se twabitekerezaga kera. Nibyo ntabwo just turi kubuza abantu kumva ko gukora atari ngombwa, nibyo, ariko ntabwo ubuzima bwose, ntabwo ariyo formule muri rusange, ntabwo ariyo formule ngo umuntu azatera imbere buri gihe ari uko yavunitse cyane, yatunaye. Ngira ngo mu kiganiro twakoze ubushize twaberetse uburyo ki hari ukuntu umuntu atunara, hari gutunara hakaba no gukora gisirimu. Gutunara ni hahandi umuntu akora agatakaza imbaraga ku kigero cya 80% by'imbaraga, ariko umusaruro abona akaba ari 20% gusa. Niba nawe ubona utakaza imbaraga za 80%, ariko wajya kureba umusaruro ukabona ni 20% gusa, menya ko nawe uri mu bantu batunara. Ariko niba ukora utakaza imbaraga 20% gusa, hanyuma wajya kureba umusaruro ugasanga ni 80%, menya ko uri gukora gisirimu. Rero icyo ukeneye ni ukumenya ngo ese njye ndi hehe, mberereye hehe. Aha nabaho urugero, umuntu ashobora kumara umunsi wose yicaye mu kazi, yicaye ku ntebe mu kazi rwose yazindutse, agataha mu gicuku nijoro yiriwe mu kazi kuko atize abona n'umwanya wo guhaguruka. Ariko mu by'ukuri wajya kureba umusaruro ugasanga umusaruro yabonye urutukwa n'uwo wa wundi waje nyuma ya saa sita agataha nimugoroba. Mu by'ukuri yakoresheje imbaraga nkeya ariko akora iby'ingenzi. Mbese umwanya yawubyaje umusaruro uba mwinshi kuruta imbaraga yatakaje. Ubu rero niwe musirimu dukeneye, niwe musirimu turi kuvugaho muri aka kanya. Niba nawe rero uri mu bantu bakoresha imbaraga nyinshi cyane ariko umusaruro ukaba ari muto cyane, menya ko nawe uri mu bantu batunara. Ukwiye kumenya ko hari uburyo bwinshi wakoramo ibintu neza ariko kandi bitagusabye gutunara. Ibyo ngibyo bizaterwa no kwiyangaje cyangwa se no kugendera ku bigezweho, no kwiga kugendana n'ibigezweho, kugendana n'igihe. Imyumvire ya kabiri tugiye kurebaho, imyumvire yo kunogereza, cyangwa se nyine gushaka kumva ko hari ibintu runaka utegereje ko bikwiye kubanza gukemuka kugira ngo ugire ibintu runaka ukora. Ukavuga uti ngomba gutangira business ari uko nabonye amafaranga ya nayo, ntayabonye ntarayabona sinzatangira business. Nzakora ibintu ibi n'ibi, nzatangira kubaka ibi n'ibi ari uko nabonye ibintu ibi n'ibi, nzatangira gukora ibintu ibi n'ibi ari uko byagenze gutya, nzatangira gukora business ari uko mfite ubumenyi ubu n'ubu. Ni ukuvuga ngo ukwiye kumenya ko hari ibintu runaka, cyangwa se kumenya ko gukura hari igihe umuntu akurira mu kazi ibintu byinshi cyane
umuntu abimenyera mu kazi. Experience burya umuntu ayibonera mu kazi. Ntabwo wagira experience mu kazi udakora ako kazi. Kumva ko uzatangira gukora ibintu runaka ari uko wamaze kugera ku rwego runaka, uba uri kwibeshya cyane. Abantu benshi cyane, benshi cyane bapfana imishinga kubera ko batekereza ko apfa afite ibintu byinshi cyane apanga gukora, ariko mu by'ukuri yaranze kubikora kubera ko hari ibintu runaka yifuza kubanza kugeraho atarageraho, ugasanga apfuye akiri mu mishinga. Renga iyo myumvire yo kumva ko utazatangira ibintu runaka ari uko hari ibintu runaka nyine bikwiye kubanza kuva mu nzira, noneho ukabona gutangira ibintu runaka. Ukwiye kugira ubumenyi runaka mu bintu kugira ngo ubone kubitangira. Nibyo ukwiye kumenya, banza umenye ni ibihe bintu bikeneye kunoga, kandi ni ibihe bintu ngomba no gukora nonaha. Mbese n'igihe cyo kubikora ni ikihe? Hari abantu benshi cyane, ingero nyinshi cyane z'abantu benshi cyane bagiye batangirira hasi, cyangwa se bagiye batangira mu buryo bugoye, ariko mu by'ukuri umunsi wose bateye imbere. Kubera iki? Kubera ko hahandi bwa buzima bagiye bongeramo bugoye nyine bwagiye bubaforoma, bubereka uburyo bwiza cyane bwo gukoramo ibintu. Ukwiye kumenya igihe cyiza cyo kunoza ibintu mbere yo kubikora, n'igihe cyiza cyo gukurira mu bintu nyine. Igihe cyo gutangira ibintu, noneho ukagenda ukurira muri bya bintu runaka uri gukora. Ni ukuvuga ngo iga kumenya ukeneye gukonoza kugira ngo utangire, kandi umenye n'ibyo uzamenyera cyangwa se uzamenya wamaze gutangira, n'ibyo uzamenya wamaze gutangira umeze uri gukura. Mu by'ukuri nta business itangira ngo ihite itera imbere. Mu by'ukuri bitangira biri hasi bikagenda bitera imbere, twese turabizi. Ikipe y'umupira itangirira hasi, igatangira failing, igatangira idatsinda, igatangira bimeze ukuntu, ariko mu by'ukuri step by step ikagenda itera imbere cyane. Hari ibyo ugomba kurenga rero, hari ibyo ugomba kurenga. Cyambere ukwiye kurenga iyo myumvire yo kumva ko hari ibintu runaka ukeneye kubanza kunoza kugira ngo utangire umushinga runaka. Imyumvire ya gatatu ukeneye kwirinda cyangwa se ukeneye guhindura mu buzima bwawe bwa buri munsi, imyumvire y'amaso y'abantu. Iki ni ikintu gikomeye cyane ndetse cyangiza abantu benshi cyane. Abantu benshi cyane bagakora ibintu runaka bagendeye ku kuntu abantu bari bubarebe gusa, ibyo gusa. Avuga ati barambona gute? Menya ibyo ushaka, ubanza umenye uti ese ibi ngibi koko nshaka kubigeraho nkanjye? Ese ushaka kubigeraho nkawe, cyangwa ni ukubera abantu runaka? Ushaka gushimisha abantu runaka? Menya ko iyo ushaka kubaho iyo ubaho ubuzima bushingiye ku bikomere, ubuzima bushingiye ku bikomere tugira ibikomere byinshi cyane. Tugira ubuzima bushingiye ku bikomere by'aho twavukiye, aho twarerewe, aho twabanye byose. Rero iyo ubaho ubuzima bushingiye ku bikomere, banza umenye niba koko ubuzima ubamo ari ubuzima bushingiye ku bikomere, cyangwa se ari ubuzima koko ukeneye kubamo. Banza usesengure impamvu ugiye gukora ikintu runaka. Ushobora kwiha intego runaka ukavuga uti, cyangwa se ukibaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye mbere y'uko ugira ikintu ukora. Sesengura buri kimwe. Ntukagire ikintu na kimwe ukora utabanje gusesengura cyangwa se ngo wibaze ibibazo runaka. Hari abahanga benshi cyane bagaragaje uburyo cyangwa se uburyo ushobora gusesengura ku kintu runaka ushaka gukora, aho urugero ushobora kwibaza uti wenda ni iki kintu ushaka kugeraho vuba cyane? Njyewe ni ikihe kintu nshaka kugeraho vuba cyane? Wenda urugero nshaka kubaka inzu, nshaka kugura telefone, nshaka kugura imodoka, ni urugero. Tuvuga ko ushaka kubaka inzu. Ese niba ushaka kubaka inzu,
noneho ibaza uti kuki nshaka kubaka inzu, kuki iyi nzu nshaka kuyubaka cyangwa se kuki nshaka kuyigura. Muri make either wayubaka cyangwa se wayigura, kuki nshaka inzu muri rusange. Wenda wavuga uti impamvu ushaka inzu cyangwa se impamvu ndi gushaka inzu ni ukugira ngo nereke abantu ko nakize nateye imbere. Wenda iyo abantu babona nkodesha kandi mfite amafaranga menshi cyane kuri konti, bakabona ndakodesha, ukabona mu gipangu kimwe mbana na wa wundi w'umuyede ni urugero, cyangwa se wa muntu nyine udafite amafaranga, ibyo ubwabyo ni igisebo kuri jyewe kuko ntaho mba ntandukaniye nawe. Undi akavuga ati mu by'ukuri nshaka kubaka inzu bitewe n'umuryango ntuyemo cyangwa se umuryango mfite, nshaka kubaka inzu kugira ngo imfashe mu kazi ni urugero. Ibintu nk'ibyo mu by'ukuri niba wumvise impamvu nyamukuru igiye gutuma wubaka inzu cyangwa se ugura inzu ari ukugira ngo wemeze abantu, wongere wazo uti nyuma yo kwemeza abantu bizagenda bite? Bizagenda bite niba umwanzuro ubonye w'impamvu ugiye kubaka inzu cyangwa se impamvu ugiye kugura inzu ari ukugira ngo wemeze abantu? Wenda nyuma yo kubaka inzu, nyuma yo kwemeza abantu, bazabona ko koko nateye imbere, ntakiri mu cyiciro cyabo. Bavuga ko ntazabigera ariko nabigezeho, bari baranciye intege bavuga ko ntaho nzigeze. Bivuga ngo nyine icyo ushaka kubona uba ushaka kubona ko iyo ari impamvu nyirizina nyamukuru igiye gutuma ukora ikintu runaka, ni ukugira ngo wemeze abantu. Si uko ubikeneye, si uko wenda hari izindi mpamvu zindi zikenewe, ahubwo impamvu nyamukuru ni ukugira ngo wemeze abantu. Kandi iki ni ikintu kibi cyane. Rero ukwiye kumenya ko impamvu nyinshi cyane zatuma ukora ibintu runaka, niba ari ukugira ngo wemeze abantu, ni ikintu kibi cyane. Hari umuntu uzavuga uti njye nshaka kugura imodoka, uzasanga umuntu avuga ati nshaka kugura imodoka kuko arambiwe agasuzuguro k'abantu. Hari ugura imodoka kugira ngo imufashe mu kazi, aha ni sawa nta kibazo kuko aba ari gutera imbere. Hari uzafata umwanzuro wo kugura imodoka kugira ngo yoroshye ubuzima. Hari n'undi uzagura imodoka kuko yumva ashaka kwemeza abantu wenda bamusuzuguye, ati bari baravuze ko ntazabigeraho ariko reka nze mbemeze, mbereke ko bya bintu bishoboka. Buri gihe nawe mbere yo gutangira gukora ikintu runaka ujye ubanza ushaka ikibazo, wibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo bigufasha gusesengura neza impamvu nyirizina ugiye gukora ikintu runaka. Ahenshi uzasanga umubare munini w'abantu bakora ibintu bashingiye ku bikomere byabaranze ahashize. Urugero ku bijyanye no kubaka inzu nk'uko turimo tubivuga, ugasanga umuntu ashatse kubaka inzu nini cyane atanakeneye kubera ubuzima bubi yanyuzemo wenda mu bwana bwe. Yakuzaho mu kumba kamwe gato cyane n'abafamiye n'ab'umuryango benshi cyane. Ugasanga ni umuryango w'abantu icumi n'urugero, baba mu kumba kamwe, barara babyigana bahekeranye. Yakuru yawe n'amafaranga akubaka inzu nini cyane atanakeneye y'ibyumba nk'icumi, kandi ugasanga afite umudamu n'umwana nawe batatu. Ugasanga mu mwaka ushize hari icyumba runaka atageramo. Mu by'ukuri ntabwo yubatse inzu kuko ayikeneye, ntabwo yose yabikoze kuko abikeneye, ahubwo yabikoze kubera ibikomere afite. Rero dukwiye kumenya impamvu dukora ibintu runaka. Banza ukore isesengura urebe niba ibyo ugiye gukora ubikeneye cyangwa koko bishingiye ku bikomere runaka. Ibikomere byo kuburara, usanga umuntu yaburaye inshuro nyinshi cyane mu bwana bwe, yabona amafaranga akajya muri resitora rwose akarya bikayoberana. Rero aho kugira ngo useke uwo muntu, ahubwo mwegere umwereke ko ubuzima bushoboka kandi byashoboka. Mu buzima tugira ibikomere mu buryo butandukanye rero. Okay, kuba utarabasha kwambara neza ngo ubone imyambaro myiza ikwiye hashize hawe, ukumva ko ubwo umaze kubona amafaranga noneho ugiye kujya ugura imyambaro niyo udakeneye, ya myambaro udakeneye rwose utazigera unambara, ugasanga wese wayiguze yarunze muri garderobe kubera ko ntabwo ubikeneye, kuko ko ni igikomere ufite cyakuranze hashize.
rero ukwiye kumenya ko imyumvire yo kuba kugira ngo twemeze abantu ni ikintu gikwiye kwirindwa, kuko mu minsi iri imbere cyangwa se mu myaka myinshi cyane itari myinshi cyane iri imbere, mu myaka 10 iri imbere, uzaba uri kwicuza, kuko uzaba uri guhura n'ingaruka zatumye nyine ukora cya kintu atari uko ugikeneye, ahubwo uri kugira ngo wemeze abantu turambirwa vuba cyangwa se twibagirwa vuba. wa muntu nibyo uzamwemeza mu mwaka wa mbere, ariko uwa gatatu wa gatanu ntabwo azaba akibuka ko wamwemeje, bizaba byararangiye. Kubaho ubuzima bwo kwemeza abantu rero ni ikintu kibi cyane tudakwiye gufokasingaho cyane. Aho twavukiye n'ibyo badutoza ngo ese ninkora ibintu runaka abantu barabibona bate, ninkora akazi runaka abantu barabibona bate, niba mbona ndi muri ibi ngibi barabibona bate, niba mbona ndi gukora kano kazi barabibona bate. Ni ukuvuga ngo badutoje ko ibintu byose tugiye gukora tugomba kubanza kureba ku bantu, aho kureba niba koko ubwacu aricyo byatumarira. Nibyo koko nibwo buzima twavukiyemo, ariko ntabwo ari byiza. Imyumvire ya kane ukwiye kwirinda, imyumvire ya oya cyangwa se kwihakanira mu by'ukuri, kwibwira ibibazo, kwibwira ko ibintu bidashoboka mu by'ukuri, kandi hari uburyo runaka byari gushoboka, cyangwa se kwihakanira ukibwira oya ku kibazo runaka ufite, kandi mu by'ukuri hari umuntu agomba kukubwira oya cyangwa se yego. Bitewe n'iki? Bitewe n'ahantu twavukiye, aho witega gusubizwa oya igihe cyose hari ikintu ukeneye wowe bwawe, ukisubiza oya kandi wenda uri buhabwe na yego. Ahanini bishingira ku batureze. Abantu babanye n'abazungu cyane uzasanga baba bari seriye, iyo akubwiye oya aba ari oya, akubwiye yego aba ari yego. Rero ni ukuvuga ngo igihe cyose wowe ubwawe uzibwira oya ku kibazo runaka ufite, mu by'ukuri hari umuntu wagombaga kukibwira akakubwira iyo oya cyangwa se akakubwira yego, ariko wowe ntiwirirwe unamubaza ukumva ko igisubizo ari oya. Mu by'ukuri ugomba kumenya ko ufite ihamuka cyangwa se nawe ukigendera kuri bya bikomere n'ubundi twaza tuvuga hejuru. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite ihungabana cyangwa se bafite ihamuka bitewe n'uburyo barezwe cyangwa se bakuze. Akenshi uzasanga umubyeyi n'umwana bameze nk'abari buri gihe baba bameze nk'abari mu rukiko cyangwa se bari gutongana bya buri munsi. Ese wakoze ibi, ntiwakoze ibi, ntiwakoze ibi. Ugasanga umwana akuze afite ikintu cy'ihungabana, hahandi nyine ikintu cyose atekereje gukora ahakanirwa, ikintu cyose atekereje gukora ahakanirwa, akaba azi neza ko rwose nta kintu na kimwe yabaza ngo mubwire ngo yego. Ni ukuvuga ngo mu mutwe we akura azi neza ko mu rugo cyangwa se umubyeyi ni umuntu mubi cyane muri rusange. Ni ukuvuga ngo uwo mwana namara gukura niho azagera muri ka kazi runaka, akatangira kujya yirimita, agatangira kujya atekereza ko ibintu bidashoboka cyangwa se ibisubizo by'ibibazo runaka afite ari oya, kandi nyamara mu by'ukuri hari aho byagomba kuba na yego, ariko ntiyirirwa anabibaza kubera ko we yamaze kwishyiramo ko ari oya. Rero umubyeyi aba akeneye kumenya ko guhana umwana mu rukundo ari ikintu cy'ingenzi cyane, kubanza kumwereka kumusobanurira ububi bw'ikosa yakoze, bityo bizamufasha gukura ndetse abemo umuntu w'ingirakamaro. Iyo wakuze utyo utoteza cyangwa se umeze nk'aho uba umeze nk'uri guhatwa cyangwa se nk'uri mu gahato, ndavuga gutyo, bizakurikirana ubuzima bwawe bwose, ku buryo uzajya wisanga nugera no mu kazi nk'uko nabivugaga, uzajya utinya kugira icyo ubaza wibwira ko igisubizo cy'icyo kibazo ari oya, kandi wenda byari kuba na yego. Rero ntuzigere na rimwe wibwira oya kandi hari umuntu runaka wakayikubwiye. Imyumvire ya gatanu, imyumvire yitwa nzakwizirikaho cyangwa se nzakizirikaho. Imyumvire twakwita kwizirika ku bintu runaka, imyumvire yo kutava ku bintu, kumva ko ibintu runaka niba bitari gukunda bitewe n'uburyo wabishuyemo igihe, wabishuyemo amafaranga, wabishuyemo imbaraga zawe nyinshi, ukumva ko utagomba kubivamo kandi mu by'ukuri nawe ubwo ubona ko bitari kuguha umusaruro.
bya bintu ukomeza gukora imyaka myinshi cyane kandi nyamara mu by'ukuri uri kubona ko nta ntambwe na nto biri kuguteza, ariko ukavuga uti kubera imbaraga nabishoyemo, kubera igihe nabishoyemo, kubera umwanya, imbaraga, igihe n'amafaranga, ntabwo ugomba kubivamo, nzabyizirikaho mpaka. Mu by'ukuri icyo gihe nabwo uba uri guta umwanya, icyo gihe nabwo ntabwo uri gutera imbere. Cyane cyane bikunze kubaho mu rukundo, muri relationship, ugasanga bitewe n'imbaraga wataye mu rukundo, bitewe n'ibyo byagutwaye umwanya, bitewe n'igihe wabitayemo, mu by'ukuri ukabona urukundo hagati y'abantu babiri ntaho ruri kugana, nta mishinga ifatika ihari, ariko mu by'ukuri hakabaho kurwizirikaho, ariko mu by'ukuri ntacyo biri kumarira buri umwe muri mwese. Uzasanga umuntu amaze imyaka myinshi cyane mu kazi, nta n'agatambwe na gato kari kumuteza, ariko ntakavemo cyangwa se akakanambaho, akagumya gutsimbarara kuri ka kazi, nyamara mu by'ukuri nta kintu na kimwe kari kumufasha, katari kumuteza intambwe na ntoya, kubera imbaraga yabishoyemo, igihe, amafaranga. Ukwiye kumenya igihe cyiza cyo kuvira mu bintu igihe bitari kuguha umusaruro. Ukwiye kumenya ko bitewe n'imbaraga washoye mu bintu, ubutunzi cyangwa se igihe washoye mu bintu, ntabwo bikwiye gutuma ubyizirikaho. Nibyo biragoye, ariko ukwiye kumenya ko niba impamvu itumye ukibirimo biri guterwa n'imbaraga n'umwanya n'amafaranga wabitayemo gusa, cyangwa se n'isoni, bitewe n'imbaraga, umwanya n'amafaranga washoye muri ibyo bintu, niba iyo ngiyo ariyo mpamvu yonyine iri gutuma ugikora ibyo ukora, mu by'ukuri icyo gihe nicyo cyiza cyawe cyo kubivamo. Reba imbere, urebe ibindi bintu runaka wakora bikaguteza imbere, bikaguha umusaruro. Ntugakore ikosa ryo kwizirika ku musaruro mubi ngo ni uko watakajemo imbaraga nyinshi cyangwa se igihe cyangwa se amafaranga. Nabashimiye cyane, murakoze cyane. Reka dukomeze kubana mu biganiro byinshi cyane bikurikira, dukomeze twunguke inama zadufasha kurushaho gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yes, hanyuma nimba utari wakora subscribe, ndagira ngo ukarebe hasi muri ku kazogera, kandi subscribe ndetse kandi n'akazogera kugira ngo he kugira ikiganiro na kimwe kijya gitambuka kizajya kigucika utamenye uko byagenze. Nabashimiye cyane, mwakoze cyane kubana natwe muri uyu munsi ndetse muri kino kiganiro. Imana ibahe umugisha.